Umukire Coach Gael yenda kuzuza imyaka 37 yavukiye mu Burundi nyuma ajya kuba mu Rwanda ahamara igihe ahiga amashuri abanza n'ayisumbuye yerekeza mu Bugande. Yahise ajya mu Buhinde aho yize icyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelor degree anakomereza masters. Ahita yimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajya gukora business. Bimaze kugenda neza nyuma yaje gufata umwanzuro wo kuza mu gihugu cye gutangiza indi mishinga ye. Ni umugabo wubatse ufite umugore n'abana babiri b'abahungu, umwe afite imyaka 8 undi akagira 4. Byose ku myaka 37 nayo itaruzura neza. Birasa nkaho uyu mugabo ukiri mutoya nta kanya na gato yigeze apfusha ubusa. Amashuri arayafite, umugore n'abana arabafite, ibihugu yaragenze n'amafaranga arayafite. Noneho reka twibaze, urugendo mu ruziga rwo kugera kuri ibi byose rwagenze rute, cyangwa hari abo yahuguje? Birasa nkaho abenshi duhigira mu bidashoboka cyangwa se tugatinda mu makoni atari ngombwa. Nkurikira tumenyere byinshi kuri uyu mugabo. Ni intiti. Ubundi se yize iki? Ikaze ndi Jean de Dieu Tumukunde. Kanda subscribe niba ubwa mbere ugeze kuri no YouTube channel. Ntabwo nzi neza ko Coach Gael washoye muri business y'imyidagaduro mu Rwanda ashobora guhomba. Byonyine gukomanga ku rugi rwa banki yari yose mu Rwanda yaka inguzanyo. Bareba ku myirondoro ye bagasanga ni utera inkunga Bruce Melody. Sinzi ko icyo gihe inguzanyo yari yose yabashaka bayimwima. Nubwo yashoye arenga miliyari 2 mu nyubako ya Kigali Universe akaba akomeje no kongera amandi. Ntabwo bivuze ko ari we mukire wenyine muri Kigali cyangwa se ari we warushaga abandi amafaranga. Hari abafite inganda n'andi mazu ahenze n'ibindi bo birengagije gushora mu bituma bamamara wenda batekereza yuko biciriritse. Ndavuga imyidagaduro. Ndahamya nashidikanya ko hari aho Coach Gael ubu yanyura bo batanyura. Uko niko abakire ba nyabo kandi bazi ibyo barimo bakora business. Ariko wa mugani mwabonye ukuntu uruganda rw'ubugeni n'ubuhanzi ku isi hose rukunze kubamo abaturuka mu miryango itifashije nk'ari bo bonyine bashoboye guhanga udushya. Ubanza ari nayo mpamvu abashora b'amari bo mu bihugu bikennye nk'ibi byacu birengagiza gushora mu ruganda rw'imyidagaduro amafaranga bazi ko nta nyungu yabivamo. Ibyo umufungo cyangwa se amafaranga bivamo byo ni Coach Gael wabikubwira. Iyo ni menshi kurenza uko bitekereza, haba mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye. Karagaciyemo, reka twikomereze ku buzima bw'umukire Coach Gael n'uburyo yageze kuri ibi byose. Coach Gael yabonye izuba 1988. Yavukiye mu Burundi aza kuba mu Rwanda guhera mu 1994. Yahatangira amashuri abanza ahiga n'ayisumbuye. Ahita ajya mu Bugande aho yatangiye kaminuza gusa ntiyatinda, ahubwo ajya kwiga mu Buhinde mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza muri bachelor degree. Anakomereza masters anayirangiza mu mwaka wa 2012. Yahise yimukira muri Amerika aho yatangiriye business. Guhera mu mwaka wa 2013 yari atuye muri Maine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati ya 2021 na 2022 yafashe umwanzuro wo kuza mu gihugu cye gutangiza imishinga ye. Ni umugabo wubatse afite umugore n'abana babiri b'abahungu, umwe afite imyaka 8 undi akagira 4. Coach Gael avuka mu muryango w'abana 5. Umukuru mu muryango wabo ni umukobwa we akaba imfura mu bandi bahungu 4 basigaye. Ni umucuruzi, umushoramari n'umujyanama mu birebana n'ubushabitsi. Nyuma y'ibyo byose ni umuntu ukunda Imana kubera yuko yagize no kuba pastor nk'urugero igihe yarakiri mu Buhinde. Ibi bijyana no kuba akunda abantu bikaba bishobora kugaragarira mu nama kunze kugira urubyiruko binyuze mu cyo yise aba VIP, aho abavuga urubyiruko aruhereza inama zishobora kubahindurira ubuzima badataye umwanya munini. Wiyemera yuko ushobora kugira ubukire kandi bwihuse, ariko ni nabyo kuko yaranabigaragaje bitewe n'ibyo yagezeho ku myaka ye hafi 37. Akandi kantu gato gashobora kuba kanasekeje kavuga yuko iyo bigeze ku mafunguro yishimira cyane gusangira n'abantu ubugari n'inyama z'ihene. Coach Gael ni intiti mu mibare kubera yuko ifitemo masters. Afite impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza ishami ry'imibare n'ibarurisha mibare statistics and mathematics n'icya gatatu cya kaminuza mu mibare yakuye mu Buhinde mu mwaka wa 2012 nkuko nabikubwiye haruguru. Yageze muri Amerika mu mwaka wa 2013. Mu kwezi kwa 4 2014 akaba ari bwo yatangiye gukora imirimo itandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko mu mezi ya mbere yabanje no gushaka ibyangombwa bimwemerera gukora. Yari afite za kaminuza yakuye mu mahanga, akaba niyo mpamvu yabanje kugorwa no kwakira ubuzima bwo kubaho akora akazi gaciriritse nko guterura amakarito, gukora mu rugo, kwita ku ipusi n'ibindi. Gusa nyuma yaje kubyakira yanga guheranwa n'agahinda, yishakamo ibisubizo ashingiye ku nkuru y'uko uko byagenda kose kugira ngo ubukomeye ugomba kuva hakomeye. Avuga ko aho ngaho ariho yahereye yatangira kwizigamira yirengagije byinshi nko kuba yagura za telefone zihenze, imodoka zihenze no kuba mu nzu zihenze. Avuga ko igihe kimwe yigeze kubaho arara mu modoka igihe kijya kugera ku mwaka,
akajya acumbika bishingiye ku kuba yarakuriye mu muryango w'abana benshi kandi ukagira abashyitsi, ibintu byaje gutuma atitinya yisanga kuri buri umwe. Muri ibyo byose intego yari ukugira ngo abashe kugira aho agera, azave mu buzima bwo gukorera abandi, ahubwo nawe atangire kwikorera no gutanga akazi. Icyo gihe yakoreraga ahantu hane hatandukanye ku buryo yinjizaga byibuze ibihumbi 6 by'amadolari mu kwezi mu masaha 120 yakoraga mu cyumweru. Muri ayo mafaranga byibuze kubera kwizirika umukanda yabashaga kwizigamira hagati y'ibihumbi 3 kugera ku bihumbi 5 by'amadolari buri kwezi. Inyandiko zimwe zigaragaza yuko gahunda yari afite yari yo kwizigamira ibihumbi 50 by'amadolari nawe agatangira kwikorera. Ibi yabifatanyaga no kwiga kubirebana n'ubucuruzi bw'amazu. Ubwo yaramaze kugera ku ntego yihaye, yafashe umwanzuro ajya gutura hirya y'umujyi, ahagura inzu ifite naho yakodeshaga, akaba yarayiguze yitabaje ubushobozi yari afite icyo gihe hamwe na banke. Icyo gihe abapangayi ayo bishyuraga ni nayo yahitaga yishyura banke. Iyo nzu niyo yashakiyemo umugore we Amanda, biyi intego yo kugura izindi nzu zigera kuri 3 buri mwaka. Intego yari ukugira inzu 6 ku buryo niyo bava mu kazi babaho nta nkomyi. Ikindi kintu cyafashije Coach Gael harimo kuba yarashatse abantu bo kumufasha banafite ibyo bamurusha nk'abamiliyoneri b'amadolari batunze za miliyoni zigera muri 300 na 400 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urugero ni nk'umusaza wamufashije kugura inzu nyinshi, yatangiye amufasha kumenya imibare y'imitungo ye, amafaranga y'ubukode n'ibindi, birangira babaye inshuti. Akazi k'uyu mugabo kugeza ubu ngubu gashingiye ku gucuruza inzu, azigura akanazigurisha, akazivugurura, akanazubaka. Mu Rwanda azwi nk'umushoramari mu myidagaduro binyuze muri 155 AM, siporo binyuze muri UGB cyangwa se United Generations Basketball nk'ikipe ya basketball. Aherutse gufungura inzu ya Kigali Universe, aho ifite inzozi zo gukomeza kwinjira no guteza imbere ubukerarugendo bushingiye kuri siporo n'imyidagaduro cyane cyane mu Rwanda. Ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru mpuzamahanga NCBC Africa, yavuze ko ari cyo yita odd money, kikaba ari cyo cyuho kiri mu ishoramari ry'u Rwanda, aho usanga amafaranga afitwe n'abasaza cyangwa se abantu bakuze batajya bifuza gushora imari zabo mu bikorwa by'imikino n'imyidagaduro, bakishorera ahandi hantu kandi urwo rwego rukeneye ibikorwa remezo binabyara inyungu, haba ku mushoramari cyangwa se ku bagenerwa bikorwa. Yavuze ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuru yo gutangiza ikipe ya basketball UGB cyangwa se United Generation Basketball hamwe n'inyubako y'imikino n'imyidagaduro Kigali Universe. Mu biganiro akunze gutanga avuga yuko mu buto bwe yatojwe ko kugira icyo ugeraho hari icyo banza gutanga, akaba yaranakuranye inzozi zo kuzaba guverineri wa banki akajya asinya ku noti. Asobanura yuko mu buzima bwe yakuze afite inzozi zagutse kandi akabashima Imana yuko hari aho ageze kugeza ubu. Coach Gael ni umugabo uhora uhuze cyane bitewe n'inshingano. Abajijwe uko abihuza no kwita ku muryango, avuga yuko byose bishobozwa no gupanga cyangwa se scheduling ikintu n'igihe cyacyo. Gusa avuga yuko abashoramari ubundi batagomba kubaho nk'abantu basanzwe. Aragira ati ku bantu basanzwe gusangira ibyo kurya by'ijoro n'umuryango ni ingenzi. Ikindi kandi ngo ku muntu usanzwe gusangira ibyo kunywa n'inshuti nabyo ni ingenzi. Ariko ngo ku bashoramari byo biratandukanye kubera ko bafite akazi ko kwita ku cyerekezo n'intumbero z'ubuzima. Avuga ko muri business y'imyidagaduro mu Rwanda biri hafi gukunda kubera ibikorwa remezo biri kugenda bishyirwaho. Gusa ngo biracyagoye cyane ugereranyije no mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, urugero nka Nigeria cyangwa se ibyo muri Afurika y'Amajyepfo, urugero nka Afurika y'Epfo. Avuga yuko muri Afurika y'Iburasirazuba hakwiriye ko Tanzania, u Rwanda, u Burundi, Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri rusange Afurika y'Iburasirazuba bagomba gukorana cyangwa se bakwiye gukorana bakunga imbaraga maze bakabasha guhangana n'izi nganda z'ibigugu kugira ngo bibinjirize. Reka nsoreza ahangaha, ariko ku giti cyawe watubwira icyo wungukiye ku buzima bwa Coach Gael. Ni muntu ki umufata ute? Reka duhurire muri comment section. Na Jean de Dieu tumukunde. Ikindi ntiwagire gukanda subscribe.